amateleviziyo ukamuha amatelefone meza abana bukabarihira amashuri ngewe ubu maze kukugarukira umugore uzashaka nujya umbwira ngo pasite ngo uyu mugore ko ndeba yagiye ndi imbere y'Imana nzajya nceceka buriya maze kukugarukira ibintu byose wagezeho dote burya biba bifite impamvu ubwo si ugufuha ahubwo ufite impamvu umuntu wese uri mu rukundo rutabeshya iyo bamubeshya arabimenya pasite umugore uzi imbaraga wakoresheje umugore uzi ukuntu yaguherekeje muri mu rukundo umugore uzi amagambo yakubwiraga nakundanye n'umutipe wo mu Bwongereza ja pasite turakundana byatari urumva tunagerana kure pe rimwe aza kumbwira ngo mute niba wari uzi gukina kuki wafashe amagambo nk'ari ukambwira akabohera umutima wanjye ahantu kure akoye naje no mu Rwanda azana n'abana kunsura tumarana ibyumweru 2 na Queen twari tukibana ariko mubona akadefo sha pasite ntapfa kwihanganira urumva akadefo ko gutoranya abana mbora ntago bizavamo ndabireka umva twagiye no mu rugo yagiye yujuje imodoka ibintu umugabo mwiza we umurundi urumva ntanamukwereka pasite ambwira iryo jambo umutima urandya nkweretse namuhaye amarikodi ndira namusabye imbabazi kugira ngo umutima wanjye wendaga kuzancamo musaba imbabazi umutima wanjye uratuza twibanira mu mahoro n'ubu n'umuntu tubanye mu mahoro gutya bisanzwe n'umujama wanjye n'umuntu wanjye ako nyene nawe yarafushye cyane kubera Rusagara akajya yirirwa yenda mva akora amarorerwa n'ibiki byose nawe Rusagara apfiriye namwe mu mwanya yaje mu Rwanda aje yirijije agira gute wapi nanga mva ntiyambona rwose ndamukwepa arinda asubirayo yarambuze urumva namubonye ako kantu ko kurobanura abana pasite umugore uzi ibintu wamukoreye agakinisha umutima wawe none nkubwire buriya defo ya mbere namubonanye ituma ntazongera na rimwe kumugira umuntu wanjye nubwo yapfa akazuka kubeshyera Imana irashaka kusubirana na wa mugore wawe uteko n'ubugambo n'ubusambo n'ubugegera birirwa barya amafaranga y'abagabo nta n'isoni yarangiza akajya kubeshyera Imana kuvugisha gake kikise karuko nawe uri umunyantege nkeya utazi kurekura ibyakurekure ngo urekure ingegera igende umugore ukubwira kuriya nyine n'amafaranga ashaka kurya musaza we se weke pasite igihe nunambwira ko n'injiri cyatanu waye musaza we tuzibarangura nge nawe abantu barakubonye ishono baragutoraguye bakubonye iki bazi ko nyine musaza we se yakuvaho kandi azi ko wari buzajya umuhemba ku kwezi vakumbyegera umusaza utaramwicaje ngo amuhana mubwira ati kuki uriya bintu by'umugabo kandi uzi ko mutazabana ubu bagore barona bazakora business yo kurya amafaranga y'abagabo bagakira habone impamvu banirwa mu bibazo nibyo barimo bibahombera bigira gute kumbi n'udufaranga tw'abagabo bariye babamazeho amafaranga pasite Imana izajya indengera nzabaho sinzabaho nabi sinzasa nabi Uwiteka azajya ndengera abana banjye baziga nzarya neza nzambara neza mutese sinzigera nangara ku gasi Uwiteka wenyine azibuka yuko nta muntu kwisuri kurira ko namubabaje ko nariyibye uyu mugore yarambabaje pasite yarambabaje ku rwego harabura gatungo usibye gusiba nimero ye harabura gatungo nananyandikira nzamuboroka ntabwo nkunda umuntu ukomeretsa umutima w'undi muntu guhemukirwa biraryana urukundo ruraryana umuntu ugukunda akaguha igihe cye biraryana none akaguha ibyuya bye akaguha pasite ntanyo kugira nta bashiki bawe ugira ari amafaranga ntiwayabahereza biriya byose wamuhaye ntiwabibaha ubuse niwo uzajya uhora uhinga biribwa n'inyoni niwo uzajya uhora ukorera ubusa ibaze nk'ubadodo bamenye nk'ibi bintu none inkuru yabakimomo muri Burundi hose ko umugore yakuriye ibintu yagize gute angeze akanyishyiramo ngo naravuze ngo ndamukwangisha ngo mbavuga ngo umugore w'abana amwe ngo akwisubiraniye na dodo naranamaze niyo mane mbabarire mba numva mva niba rero umuntu ubabaza pasiteri we wagira ngo noneho wagira ngo uzinzi icyo wampaye barumva namesa nkanika nkajugunye pasita ntushobora kumva ukuntu mu buzima bwanjye bwose umugore wicara akarya ifaranga ry'umugabo nubwo cyaba ari 1000 arantama ndamuzira ndamwanga mukura mu nshuti zanjye nsibana nimero ye tata twese we unsengere pe none jondi nasibye na nimero ya unsengere pe reka mbwire pasite si
umugore utari inyangamugayo azamvire mu buzima ritari kuzasigara n'ingenyine yo kujya ngendana n'ibirara by'abagore nzi ngo ni abantu bazima ari abantu buzuye ubunyoni n'ubunyema n'ubukiye baba data we urayihaye kwibabaza ngo naravuze ngo naramuteranyije navuga ngo wamuretse ukitware ukagumana na dodo ngo ndi gushaka kugumishanya na dodo ngo sinshaka ko mubana rega aribabaza anabeshya nta na gahunda afite yo kubana nawe koko pasite koko nta na gahunda afite kubana nawe akibabaza akerekana ko ababajwe n'uko nirirwa ngo amusenyera nkubwira ngo usubirane na dodo nta na gahunda afite ari gushaka kwirira amafaranga mva nkubwire sinzamubabarira pasite nta kintu kimwe uzankorera kihabaho kuri iyi sinzamubabarira azibane nsibana umuntu ukinisha umutima w'undi akagutwara umwanya umwe akagutwara umwanya wawe akakubabaza yarakuririye n'amafaranga buriya njyewe nakundana n'abantu b'abagabo nakumaze umunsi turara tureba twirirwa tureba ariko mba mbizi ko ninanabivamo utazababara cyane kuko nta cyawe nariye urumva ni gake cyane nshobora kwemera n'igiceri cy'atanu cy'umuntu w'umugabo njyewe buriya nemeye ibyawe nkavuga ngo uyu mugabo ngiye gutangira kwemera ibintu bye pasite ninkubwira ko umuntu w'umugabo yamuhaye ikintu nkacyakira ubwo uzamenye yuko uwo mugabo tuzabana usibye shitani yakwizanira ubwe ariko uzamenye ko ubwo tuzabana koko aba bagore tuzabagira gute abagore b'abatinda abagore b'ibisambo abagore barya utuntu tw'abagabo abagore babeshya abagabo inkundo shamana ndakwinginze wite buri wese ujya umuha ibihwanye n'ibyo yakoze mbese nawe agenderamo kuko mu bantu bari babirimo nawe yari ahari ni nawe anabisunikaga cyane kandi akabigorondera akabicisha hirya no hino ntabwo dushingiye ku madini ntabwo yiganjemo adeperi harimo ingeri zose n'abasilamu tubafitemo n'abasilamu iyo musenga yesu bavuga nde yesu ntabwo utwara abasilamu bemera yesu bamwemera bwihishwa ariko baramwemera bwihishwa kabisa rero mu ncamake ni uko ibintu biteye ariko ikintu kimbabaza ni kimwe ni ukuntu gusobanurira ariko ukongera ugahinduka mana yanjye bihatari ukavuga ngo singukunda ntabwo mwereka ko uri proud yanjye ngo nta jenoside wakoze ngo nta bikisha mana yanjye ngo mwaye hehe ngo bintera isoni kubishyira mu bantu none se ubu ngubu nayo ko mbere twavugaga iby'irembo ukabisamira hejuru ubu ngubu ko nsigaye nkubaza nzana gahunda ntusubize kandi nakanira kubajije si ubwo uri kubona atari ngewe udashaka kurongorwa mu by'ukuri uri kubona ashaka kurongorwa mu by'ukuri nyine uri kubona atari ngewe urumva ntabishaka muri makeya aho kuzi ko gushaka kwanjye byagabanya n'ibibazo cyangwa ibibazo nyine nkubwira ibintu bijyaniranye n'ibintu by'amagambo wasanga utari kumbuye kurongorwa wasanga utari kumbuye kurongorwa ubu uri kubona ntabishaka koko wasanga utari kumbuye bishaka kurusha uko ubitekereza none si ubu ngubu ko mbona nta ntuza
wenda kuba ubona nta muntu ni uko ari ibintu biba byaje bigahurirana ibibazo byinshi byinshi cyane umuntu aba afite mu mutwe, ariko njye ntacyumva, nta kintu na kimwe mba naguhishe pe, ntacyo mba nakubwiye ikindimo cyose, ariko nyine ugashaka kunyereka ko mbeshya, kugeza narakubwiye ati wowe watuma umuntu akubeshya, kandi ukuri kwanjye, ukuri nakubwiye ni uko ntakubwiye ntabwo kuba guhari, kugeza n'abambwiye ati menya narumvisha amabwire, mbese amabwire numvishije birenze ibyo wanyibwiriye ku bagore bose, ubwo byaba ari nk'ayahe mu by'ukuri, ko najya mpereza njyewe agaciro amagambo. none se mari nuko jake yabyutse mbwira zo mubwire gatoya, warumbwiye ngo iki rimwe warabyara mu ikarito se mushyira ku isoko n'iziriyo. Hello? Hello? Oui. urumva njyewe ikintu nabwiye cyinshi intege cyane ni ukuntu ndi kubona utari gushyiramo, ni ukuntu ndi kubona nta mbaraga uri gushyiramo kugira ngo niba navuga ngo kugira ngo wenda kugira ngo tubane ntabyo imbaraga ntabwo ugomba gushyiramo cyane, ahubwo nta mbaraga uri gushyiramo kugira ngo tube twabona ibyangombwa kugira ngo kuko nibyo mukeneye kuba nta mbaraga uri gushyiramo tube twabona ibyangombwa uzi. njye nibyo nakubajije wumva gushyira imbaraga mu mushinga uri aho ngaho, kandi ugomba kuza n'abana hano bakabona ubuzima bwiza bakiga tugakora, wumva njyewe nagira ikihe cyizere gute cyo kuvuga ngo tuzabana ubirimo, kandi mbona imbaraga ushaka kuzishyira aho ngaho mu Rwanda. ubwo ariko nagusobanuriye pe, sinakubwiye uko ibintu byagenze. nyine wansobanuriye kubimbwira, nanjye nakubwiye ngo kuri njyewe wenda keretse ari nk'ubushobozi uvuye ahandi ku ruhande, urumva, ariko nabwo ari amafaranga azahita agaruka, ariko nabwo kandi kuba azagaruka ntabwo nzongera kubishoramo bitewe na gahunda iri aha ngaha imbere, nagusobanuriye ni ukuri bihagije pe. urumva nyine kunsobanurira erega ibyo wifuza nanjye ndabyifuza pe, ndabyifuza kuko byaba biryoshye impande zose, ndabyifuza. nk'ubu nuko ari ibintu bidashoboka, niyo twabona ibyangombwa ejo duhaguruke tugusange, twazana yombi twirukanka bibaye nk'ibikunda. hasi ko nta mbaraga nyine uri gushyiramo kugira ngo ibyo bintu biboneke vuba. imbaraga uri kuvuga n'izihe ko ahubwo ko n'izo zari zihari ushaka ngo tuzishyire muri bizinesi, ni izari zihari ushaka ngo dushyire muri bizinesi. rero kukubwira bizinesi ukiyikora ntabyo, umukiriya w'ibintu arahari, n'amafaranga azahita agaruka, umuntu akongera akayabona akayakoresha ibyo yagombaga kuzakora, kuko ukurikije n'ibintu turimo nta n'iminsi wenda tunafite, nkurikije uko mbibona. tubanze tuvuge ku kintu cy'irembo, kuko nshaka mbwira tuvuge ku kintu cy'irembo, kuko nshaka gupanga mu minsi mike
mbega nshaka uza kubibwira muzehe, nshaka uza kubibwira ababyeyi ko ngiye kuza gufata irembo mu minsi mike rwose. Nshaka uza kubibwira ababyeyi ko ngomba kuza gufata irembo mu minsi mike rwose, mike cyane. urumva ko nshaka kuza gufata irembo, bizakunda cyangwa mu minsi mike rwose, bishobora no kuba mu cyumweru gitaha. ndaje mbitekerezeho. Ibitekerezo urambwira ryari? ntabwo nkubwira uno munsi. urambwira ryari? uzambwira ku cyumweru kino kivemo. reka kino cyumweru kivemo mbitekerezeho neza. none se kuki ugomba kubitekereza kandi mbere warabyemeraga? Nakumva nshaka kubanza kubitekerezaho, nyuma yo kubitekerezaho ndakubwira. urumva se nk'uwatsemo akantu. niba uvuga niko niba uvuga ngo tuzabana, sibyo? niba uvuga ngo tuzabana ukavuga ko nkunda, urumva? mbere kamuwe ubu urashidikanya? none se kuki umbwira ngo gufata irembo ngo waze ngo bitekerezeho, ngo uzambwire ngo mu kiriya cyumweru, kuki ubishyira kure? kuki se ubishyira kure nyine? ku kijyanye n'iki, reka ugisengere nanjye ngisengere, sibyo? none se aho ngaho ntabwo mwumvishe? ari kuvugira kure. aho ngaho ntabwo mwumvishe? yego ndi kuvuga ku kijyanye n'iki nyine nabyo, mbere y'uko rifatwa, mbere y'uko tunabihereza umurongo. reka mbisengere nawe ubisengere. tubisengere se tubibaza Imana, tubisengera ko tubibaza ko bizaba, tubisengera tubiragiza Imana, tubirindisha Imana. ubwo turabisengera mu buryo tubirindisha Imana, noneho tubone gufata umwanzuro, njye nawe nyine tuyafatikanye, sibyo? sibyo mbere? okay. tubirindisha Imana. okay, aha ngaha nabyumvishe. reka rero mbanze noge, ugeze muri dushe? ngeze muri dushe. kabure ko waba utikubita hasi dushe. amaze noge tubisore. sawa. pasite nkekera y'umugore izi ukuntu yaguhaye urukundo, izi ukuntu mwabivuganye, izi ukuntu wagiye iwabo, izi amafaranga wahasize pasite, ugatanga amateleviziyo, ukamuha amatelefone meza, abana bukabarihira amashuri, ugatangaho imbaraga zawe. umugore uzi neza ko ukeneye urukundo, sha pasite, akakuzanaho uburyarya. ariko ngewe ubu maze kukugarukira, umugore uzashaka nujya umbwira ngo pasite, ngo uyu mugore ko ndeba ntazi ahantu yagiye, ndi imbere y'Imana nzajya nceceka. buriya maze kukugarukira, ibintu byose wagezeho dote, burya biba bifite impamvu, ubwo si ugufuha, ahubwo uba ufite impamvu. umuntu wese uri mu rukundo rutabeshya, iyo bamubeshya arabimenya. pasite, umugore uzi imbaraga wakoresheje, umugore uzi ukuntu yaguherekeje muri mu rukundo, umugore uzi amagambo yakubwiraga. nakundanye n'umutipe wo mu Bwongereza, ja pasite, turakundana bya hatari, urumva? tunagerana kure pe. rimwe aza kumbwira ngo mute, niba wari uzi gukina,
kuki wafashe amagambo nk'ariya ukambwira akabohera umutima wanjye ahantu kuri akoya naje no mu Rwanda azana n'abana kunsura tumarana ibyumweru 2 na Queen twari tukibana ariko mubona akadefo sha pastor ntapfa kwihanganira urumva akadefo ko gutoranya abana mbona ntago bizavamo ndabireka umva twagiye no mu rugo yagiye yujuje imodoka ibintu umugabo mwiza we umurundi urumva ntanamukwereka pastor ambwira iryo jambo umutima urandya nkweretse namuhaye amarikodi ndira namusabye imbabazi kugira ngo umutima wanjye wendaga kuzancamo musaba imbabazi umutima wanjye uratuza twibanira mu mahoro n'ubu n'umuntu tubanye mu mahoro gutya bisanzwe n'umujama wanjye n'umuntu wanjye ako nyene nawe yarafushye cyane kubera Rusagara akajya yirirwa yenda mva akora amarorerwa n'ibiki byose nawe Rusagara apfiriye namwemye umwanya yaje mu Rwanda aje yirijije agira gute wapi nanga mva ntiyambona rwose ndamukwepa arinda asubirayo yarambuze urumva namubonye ako kantu ko kurobanura abana pastor umugore uzi ibintu wamukoreye agakinisha umutima wawe noneho nkubwire buriya defo ya mbere namubonanye ituma ntazongera na rimwe kumugira umuntu wanjye nubwo yapfa akazuka kubeshyera Imana irashaka kusubirana na wa mugore wawe uteko n'ubugambo n'ubusambo n'ubugegera birirwa barya amafaranga y'abagabo nta n'isoni yarangiza akajya kubeshyera Imana akuvugisha gake k'ikise karuko nawe uri umunyantege nkeya utazi kurekura ibyakurekure ngo urekure ingegera igende umugore ukubwira kuriya nyine n'amafaranga ashaka kurya musaza we se weke pastor igihe nunambwira ko n'inshyi cyatanu waye musaza we tuzibarangura nge nawe abantu barakubonye ishono baragutoraguye bakubonye iki bazi ko nyine musaza we se yakuvaho kandi azi ko wari buzajya umuhemba ku kwezi vakumbyegera umusaza utaramwicaje ngo amuhana mubwira ati kuki uriya bintu by'umugabo kandi uzi ko mutazabana ubu bagore barabona bazakora business yo kurya amafaranga y'abagabo bagakira habona impamvu banirwa mu bibazo nibyo barimo bibahombera bigira gute kumbi n'udufaranga tw'abagabo bariye babamazeho amafaranga pastor Imana izajya indengera nzabaho sinzabaho nabi sinzasa nabi Uwiteka azajya ndengera abana banjye baziga nzarya neza nzambara neza mutesi sinzigera nangara ku gasi Uwiteka wenyine azibuka yuko nta muntu kwisuri kurira ko namubabaje ko nariyibye uyu mugore yarambabaje pastor yarambabaje ku rwego harabura gatungo usibye gusiba nimero ye harabura gatungo nananyandikira nzamuboroka ntabwo nkunda umuntu ukomeretsa umutima w'undi muntu guhemukirwa biraryana urukundo ruraryana umuntu ugukunda akaguha igihe cye biraryana none akaguha ibyuya bye akaguha pastor ntanyo kugira nta bashiki bawe ugira ari amafaranga ntiwayabahereza biriya byose wamuhaye ntiwabibaha ubuse niwo uzajya uhora uhinga biribwa n'inyoni niwo uzajya uhora ukorera ubusa ibaze nk'ubadodo bamenye nk'ibi bintu none inkuru yabakimomo muri Burundi hose ko umugore yakuriye ibintu yagize gute angeza akanyishyiramo ngo naravuze ngo ndamukwangisha ngo mvuga ngo umugore w'abana bamwe ngo akwisubiraniye na Dodo naranamaze niyo mane mbabarire mba numva mva niba rero umuntu ubabaza pasiteri we wagira ngo noneho wagira ngo uzinze icyo wampaye barumva namesa nkanika nkajugunye pastor ntushobora kumva ukuntu mu buzima bwanjye bwose umugore wicara akarya ifaranga ry'umugabo nubwo cyaba ari 1000 arantama ndamuzira ndamwanga mukura mu nshuti zanjye nsibana nimero ye y'abatata twese we unsengere pe none ejo ndi nasibye na nimero ya siya unsengere pe reka mubwire pastor si nta umugore utari inyangamugayo azamvire mu buzima ditari kuzasigara n'ingenge no kujya ngendana n'ibirara by'abagore nzi ngo n'abantu bazima ari abantu buzuye ubunyoni n'ubunyema n'ubukiye babatata we urayihaye kwibabaza ngo naravuze ngo naramuteranyije navuga ngo wamuretse ukitware ukagumana na Dodo ngo ndi gushaka kugumishanya na Dodo ngo sinshaka ko mubana rega ribabaza anabeshya nta na gahunda afite kubana nawe koko pastor koko nta na gahunda afite kubana nawe akibabaza akerekana ko ababajwe nuko nirirwa ngo musenyera nkubwira ngo usubirane na Dodo nta na gahunda afite ari gushaka kwirira amafaranga mfa nkubwire sinzamubabarira pastor nta kintu kimwe uzankorera kihabaho kuri iyi sinzamubabarira azibane nsibana umuntu ukinisha umutima wundi
akagutwara umwanya umwe, akagutwara umwanya wawe, akakubabaza, yarakuririye n'amafaranga. Buriya njyewe nakundana n'abantu b'abagabo, nakumaza umunsi turara tureba, twirirwa tureba, ariko mba mbizi ko ninanabivamo utazababara cyane kuko nta cyawe nariye. Urumva ni gake cyane nshobora kwemera n'igiceri cy'atanu cy'umuntu w'umugabo. Njyewe buriya nemeye ibyawe nkavuga ngo uyu mugabo ngiye gutangira kwemera ibintu bye. Pastor, ninkubwira ko umuntu w'umugabo yamuhaye ikintu nkacyakira, ubwo uzamenye yuko uwo mugabo tuzabana, usibye shitani yakwizanira ubwe, ariko uzamenye ko ubwo tuzabana. Koko aba bagore tuzabagira gute? Abagore b'abatinda, abagore b'ibisambo, abagore barya utuntu tw'abagabo, abagore babeshya abagabo inkundo. Shamana, ndakwinginze Uwite,